ikurikiyeho ni 117 umuhamagaro. Sini hanitahabyane wanoreye kuri kitegererezo no kwagura ubwami bwawe mw'isi urugaga rwaba ukoreye bose rufatanya n'ibyaremwe byose turagira tuti mwami Yesu uzaze udukure mu nzuzi zasewa amarahiraho rutanguranirwa wasigira igihe kiteka zava mu ruganda meze nk'izahabu hanyuma nzambikwa ikamba ryanjye amarahiraho rutanguranirwa wasigira igihe kiteka zava mu ruganda meze nk'izahabu hanyuma nzambikwa ikamba ryanjye naragukoreye kuva ndi umusore none nshagashije imyaka yanjye ndakomeza nguha njye nacyo nicenga nubwo nyura mu nzira iruhije uzahamaga n'abakunzi bawe naho nabanjyamye mu gitanda ziko nzakanguka ubutazongera kujarajahira muri amarahiraho rutanguranirwa wasigira igihe kiteka zava mu ruganda meze nk'izahabu hanyuma nzambikwa ikamba ryanjye amarahiraho rutanguranirwa wasigira igihe kiteka zava mu ruganda meze nk'izahabu hanyuma nzambikwa ikamba ryanjye urukundo rurakomeye nk'urupfu rutuma mwizerana kureba batumye ushira mu mwuka mwiza w'Imana n'akamaro ngafatanywa nawe wemeye kw'igikombe wanywereyeho yuko nanjye aricyo nzanyweraho nzabatizwa umubatizo wabatijwe ngo tuvane kandi tubaneho amarahiraho dutanguranirwa wasigira igihe kiteka zava mu ruganda meze nk'izahabu hanyuma nzambikwa ikamba ryanjye amarahiraho dutanguranirwa wasigira igihe